Hari abantu benshi bagerageje kureka gusambana ariko buri gihe bagasanga bari gusubira inyuma ndetse bagasanga byabananiye. Ese waba uri umwe muri abo? Urugero, Yozefu nk'uko tubisanga mu Itangiriro ibice 39 hagaragaza ukuntu Yozefu yagambiriye kureka gusambana akabigeraho. Ijambo riravuga ngo Yozefu amugiriraho umugisha aba ari we akorera ubwe, amugira igisonga cy'urugo rwe rwose, amubitsa ibyo atunze byose. Uhereye igihe yamugiriye igisonga cy'urugo rwe n'icy'ibintu bye byose, Uwiteka aha umugisha urugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yozefu. Umugisha w'Uwiteka uba ku byo atunze byose, ibyo mu rugo n'ibyo mu mirima no mu gasozi. Abitsa Yozefu ibyo atunze byose, mu byo amubikije ntiyagira ikindi agenzura keretse kwita ku byo yajyaga arya. Yozefu yari mwiza wese, afite mu maso heza. Hanyuma y'ibyo nyirabuja abenguka Yozefu, aramubwira ati turyamane. Maze ariyangira, abwira nyirabuja ati dore databuja ntagenzura ibyo mubikiye byo mu rugo, ndetse ambikije ibyo atunze byose. Muri uru rugo ntawe urundutamo, kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe, kuko uri umugore we. None nabasha ne gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Akajya abibwira Yozefu uko bukeye, ntamwumvire ngo aryamane nawe cyangwa abane nawe. Bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we, ari nta bandi bagabo bo mu nzu barimo. Uwo mugore afata umwenda we aramubwira ati turyamane. Amusigira umwenda we arahunga, arasohoka. Abonye yuko amusigiye umwenda we agahunga agasohoka, ahamagara abagabo bo mu nzu ye arababwira ati dore yatuzaniye umuheburayo wo kudusekana agasuzuguro. Yanyegereye ngo aryamane nanjye, nabarisha ijwi rirenga, maze yumvise neye hejuru nabaje, asiga umwenda we iruhande rwanjye arahunga arasohoka. Mu by'ukuri iri jambo ry'Imana ritweretse ukuntu Yozefu yari yateguriwe kugwa mu cyaha cy'ubusambanyi ariko akakinesha. Ijambo ry'Imana ritugaragarije ko ikintu Yozefu yakoze nta kindi usibye yuko yagize atya umwenda yari yambaye awusigamo. Nawe warabaswe n'ingeso yo kugwa mu busambanyi, tukuzaniye inkuru nziza, tukuzaniye uburyo ki wabireka kandi ukabireka burundu. Dore rero ukuntu wahagarika cyangwa se wanesha icyaha cyo gusambana. Ibyo kureka gusambana ntabwo biva ku gufata icyemezo mu ijambo gusa, ahubwo biva ku guhindura uburyo utekereza, uburyo ubaho, n'abantu uhura nabo ndetse n'aho uhurira nabo. Abahanga mu mitekerereze bavuga ko ari urugendo rutoroshye, ariko bishoboka iyo ufashe ingamba zifatika. Abahanga mu mitekerereze bemeza ko intambwe ya mbere ari ukumva triggers zawe. Mu yandi magambo ni ukubanza ukareba ni igiki kinsunikira mu busambanyi. Ibyo byose bigukururira gusambana nibyo ukwiye kubanza ukareba ukitaho. Iyo ubimenye ushobora kubihunga cyangwa kubisimbuza ibintu byiza nk'imyitozo ngororamubiri, gusenga, meditation, gusoma cyangwa kwandika mu gitabo, cyane cyane wenda cya buri munsi. Ikindi cy'ingenzi ni ugusimbuza ibintu biguha amarangamutima. Abantu basambana si uko bifuza gusa umunezero w'akanya gato, ahubwo ni n'uburyo bwo guhunga irungu, agahinda cyangwa se stress. Gusimbuza izi ngeso nka siporo, ubuhanzi cyangwa ibindi bikorwa byo gufasha byatanga ibyishimo ni bimwe mu nzira nziza yo kwirinda ubusambanyi cyangwa kugwa mu busambanyi. Ikindi cy'ingenzi gifasha umuntu kwirinda ubusambanyi ni ukugendera kure za nshuti zimuganisha muri icyo cyaha. Mu yandi magambo ni ikigare kibarizwamo abantu nk'abo.
ni ukwirinda ibiganiro byose bijyanye n'ubusambanyi ndetse no kwirinda amashusho cyangwa se ibindi byose byatuma irari ryo gusambana ryiyongera. Igikurikiyeho ni ukuba hafi cyane yo kugira inshuti runaka ikugira inama. Shaka inshuti wizeye igufashe uru rugendo, byose bizakunda. Abahanga rero hari ikintu bita the 10-minute rule, ni ukuvuga ngo ni ugufata iminota 10 yo gutekereza. Iyi minota 10 yo gutekereza igihe habayeho kugira irari ryo gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se ryo gusambana, umuntu agafata iminota 10 iramufasha. Niyo mpamvu babyise the 10-minute rule. Ese bigenda gute? Menya ikimenyetso cy'uko irari ryaje. Urugero nk'igihe ureba amafoto akurura, guhamagarwa n'umuntu ukugusha mu mutego cyangwa kumva amagambo ashobora kugushotora. Iki gihe uzajya umenya yuko ari intangiriro yo kugana ku busambanyi. Ikiza rero ni ukubyirinda hakiri kare. Icya kabiri, icyo twavuga, fata icyemezo cy'iminota 10. Vuga mu mutima uti ndashaka gutegereza iminota 10 mbere yo gufata icyemezo. Ni ukuvuga ngo tuvuge uri wowe uri kwiyumva ko ugiye gusambana, banza ufate iminota 10 yo kubitekerezaho. Iyi minota ubundi uramutse uyifashe ugatekereza kuri ibi bintu bikurikira, nta kabuza utsinda irari ry'ubusambanyi cyangwa se watsinze gusambana. Muri iyi minota niho ushobora gutekereza ko ukwiriye kugira ikindi kintu ukora. Urugero, ushobora kuvuga uti inzu reka nyikusukure. Ushobora kuvuga uti reka muri iyi minota, ese wa mugani, niba ufashe iminota 10 yo gutekereza mbere yo gusambana, ushobora kumva yuko byari ngombwa ko unavugisha izindi nshuti ku bindi bintu. Iyi minota wayifashe ukayitekereza, ushobora no gutekereza cyuko wari ukwiriye gufata umwanya ugasenga. Iyi minota uyifashe ugatekereza ku byo wari ugiye gukora, ushobora kumva yuko wari ukwiriye gusoma ikintu runaka cyangwa se kwita kuri business ujya ukora. Tekereza ku ngaruka zituruka mu busambanyi. Mu gihe cy'iminota 10 wibutse impamvu nyazo wifuzaga kubireka, kurinda indangagaciro, kutishora mu ngaruka z'ubuzima, kubaka ejo hazaza. Muri iminota 10 bitekereje byatuma cya gikorwa wari ugiye gukora wakireka. Mu yandi magambo, kongera gufata umwanya ugatekereza ku mpamvu ukwiye kubireka, cyane cyane gutekereza ku ngaruka bishobora kuvamo. Ikindi, iyo ufashe iminota 10 ubwonko bwawe butekereza ibindi, akenshi irari riba ryagabanutse cyangwa se ryanashize. Niba ari gihari, ushobora no kongera ugafata indi minota 10. Iyo minota 10 yo gutekereza ikindi wakora akenshi ifasha gukumira kwishora mu busambanyi. Ubushakashatsi bwerekana ko irari rikomeye rigira umwanya muto wo kuba hejuru cyane, akenshi hagati y'iminota 5 na 15. Iyo uwo mwanya ushize, ubwonko bushaka ibindi bintu bitekereza. Muri ubwo buryo rero, iyi minota 10 kuyifata nyuma yo gutekereza cyangwa kugira irari ryo gusambana ari ikintu cyiza cyane cy'ingenzi. Mu gusoza, reka tugaruke ku buhamya bw'abantu 3 bakoresheje itegeko ry'iminota 10. Anita ni umukobwa w'imyaka 23. Anita yari afite akamenyero ko gusubira mu rukundo rwa kera igihe cyose yumvaga ari wenyine cyangwa afite stress. Yavuze ko umunsi wa mbere yakoresheje itegeko ry'iminota 10 byari bitoroshye, ariko yatangiye kwibutsa impamvu 3 nyamukuru zatuma ashaka kureka gusambana. Yajyaga afata telefone agashaka guhamagara wa musore, akibuka ko agomba kubanza iminota 10 maze akajya gukora isuku mu cyumba. Nyuma y'ibyumweru 3 yaragize ati uburyo bw'iminota 10 bwamaye imbaraga zo kwanga icyemezo cy'akanya gato gishobora gusenya icyizere cy'ubuzima bwanjye bw'ejo hazaza. David ni umusore w'imyaka 28. David yakundaga kureba amashusho y'ubusambanyi, pornography, buri gihe ubwo yabaga avuye ku kazi. Yabifataga nk'uburyo bwo kwivura stress. Umunsi umwe yumvise inkuru
yuko bishobora kwangiza ubwonko. Atangira kwiga uburyo ki yareka iki cyemezo akoresheje iri tegeko ry'iminota 10. Igihe irari ryazaga ari ryinshi, yahitaga ajya gukora siporo, akanywa amazi menshi, hanyuma kumva mu minota mike akumva ryarari ririmo riragenda rirangira. Hashize amezi 6 yavuze ko yumvishe rwose kuri we irari ry'akanya gato atari ikintu yasimbuza ubuzima bwe bw'agaciro bw'igihe kirekire. Undi ni umukobwa w'imyaka 19, Clarisse. Uyu Clarisse ubwo yari akiri ku ntebe y'ishuri yari amaze kugira ubucuti bwinshi mu gihe gito, kandi uko yageraga izo nshuti niko bakoraga imibonano mpuzabitsina. Yari afite ikibazo cy'uko yumvaga ko atashobora kubaho adafite uwo asambana nawe. Ubwo yakoreshaga iri tegeko ry'iminota 10, yagiye yiga gutegereza no gusimbuza irari ibikorwa by'ubuhanzi. Yakomeje gukora ibishushanyo mu minota 10 y'irari rikagenda, buryo byaje guhinduka umwuga muto umwinjiriza. Yagize ati, iminota 10 yanyigishije ko ubuzima bwanjye bushobora kuzura ibyishimo bitari byo kwicuruza ku marangamutima cyangwa se kujya mu busambanyi. Icyo dukuye muri ubu buhamya ni uko iminota mike irahagije kugira ngo ugire ubushobozi bwo guhindura icyemezo. Dusanze kureka gusambana atari ikintu gitsindwa cyangwa umuntu ageraho ako kanya, ahubwo ni urugendo rw'igihe, kandi buri minota 10 umuntu ahanganye n'irari, iyo uyifashe ukabanza gutekereza, ubona imbaraga zo mu mutima no mu bitekerezo zo kuba utagwa muri icyo cyaha. Abahanga mu mitekerereze bemeza ko iyo umuntu amenyereye guha umwanya ibitekerezo bishya mbere yo gufata icyemezo, aba atangiye kugenga ubuzima bwe aho kuba imbata y'irari. Murakoze rero ku Muranga Family, nakagaruka turabajyanama mu by'urukundo, dufuza abantu n'inshuti. Niyo mpamvu ushaka umukunzi ukanda kuri link iri munsi aho ngaho ya WhatsApp ugasanganirwa n'abantu bafite urukundo rwinshi cyane. Murakoze, nakagaruka. Ciao ciao.